mbona banze no kundangira siko mbona bitonze cyane. none urumva nta kibazo kiri muri uru rugo. Wabaye ikizi? Nishime umwana wanjye adahari naramuzi. Ese waramubuze rwo yagiye gupfuza amubona. Aho yagiye urahazi? Mu gihe nta neza itangazo wumvise rikubikira ko yapfuye byayo byose arahari. Ikirenze gupfa niki ariko mada kuki uzahora mu bintu nk'ibyaba umuntu uba mu rugo nta rurimo ngo harimo nabaye umunyamasengesho cyane niyo mpamvu nawe ugiye kujya umbonamo nk'ikigoryi mbese nkuko abantu bigwa babivuga. Ikigori gise wumvise ariko mvuze ndakubwiye ngo byizere uzi ahantu umwana wanjye ari. Ntago nanjye mpazi. None urumva kuba mfite ikibazo cy'uko umwana wanjye adahari urumva mbese ntacyo bivuzeho ntacyo bikubwiye ntago ari umwana wawe. None se dukora iki kugira ngo tumubone? Niba nakagombye kuba mbiba niba ngiwe naraje nkakubaza umwana ukambwira ko utaza ahari ari weho mwirigwana. Nese si bishoboka ko yagenda ntaza egura ntago ari uruhinja nabaza buri kantu kose nimba arahajya akambwira ko arahagiye ntabwo nayo kumubangamira ngo mubuze kugenda. Amaridi njyewe imikino urimo urankina muri iyi minsi nuko abantu bahanga bameze ntabwo nari mbizi. Sheri nanjye ntabwo nari mbizi ko ari uko nguko bameze. Kari heza Ahantu ni heza, ahantu ni mu mahumbezi. umwana ntawe uhari ubwo urumva mbese nta nkeke binteye kuba ntari kubona umwana wanjye. Nyine kuba utari kumubona biteye ikibazo ariko nanone reka tube tubyoroheje hari igihe twayaba ari butaha uyu munsi ukamubona. Ariko se Kevin we ko ntawe nigeze mbona nawe barajyanye. Kevin arahari mu gikari. Natasha yaryamye. Ari mu mirimo arahari. Mfite igishika ntabwo akiriho. Erega bitekereza cyane urabona ukuntu warembera. Komera James. Uraho neza. Uracyari umurokore ariko nka mbere. Cyane cyariho. Nabireka se nkajyayo. Ikareka. Ega buriya agakiza niko kambere. Akagukizwa ni ku mutima w'umuntu. Agakiza uriya kuba uvuga ngo uri mu idini ugira ngo ubara niko gukizwa. Cyane. Nibyo bya mbere ariko buriya gukizwa yego ndabyumva gukizwa kwa mbere ni ku mutima. Ariko buriya kujyaho bigaragara neza. Ndakizwa ku mutima bikaba birarangiye. Kuko mu gitondo iyo mbyutse ndasenga. Abantu binani kuri abameze batana kurangira. Abantu binaha se suba nta muntu winaha wakurangira n'ubu. Nari nabuze inzira. Nari nabuze. Nta muntu n'umwe wakurangira hano ngo hano ni kwa runaka. Najya kuryama nkasenga. Ibyo se si ibintu bihagije. None se ubwo rya cupa ryayo watashye warinyweye wibuka kuryama se? Ariko se ubwo wabanyweye kuvuga ati Imana mbabare kuba ngeze mu rugo amahoro. Cyambere yo nanyweye icupa nge sinjya nsinda ngo ngo. Keretse ndimbo ubu ngiye mu icupa nk'abasirimu ntubizi se kuvura na kera ko ndo umusirimu. Wenda kuzi. Byagendaga ariko biragenda. Buhoro buhoro ni rwo rugendo. Akakiza karanze karagufasha pe. Mfite igishika umwana wanjye ashobora kuba atakiriho. Wowe wigira gishika cyane nese nani. Ariko Imana nayo hari wagira ngo ni nge wakoze ibyaha byinshi cyane. Gute se kandi utangiye kwicuza? Ngirenya umwana baruma. None nawe mubuze ama. Nago tumubuze yewe. Wasanga agiye gushora gusura inshuti yakarara yo ariko wenda ari butaye nese uwo urumva nta minsi ngaho irarenga ubu ngubu wahangayitse bikabije ariko twaza kumubona. Ahubwo se bakwakiriza gati
Dame fanta. agafanta. si uwanjye se njyewe umwana wanjye nabura utaza kuvuga ngo ibi ngibi Ariko ngo ni uwacu twese. ndasenga ngo ibiki n'ibiki. Ni uwacu Umwana wanjye twese. nabura uramuryoha. mbese njye wamujyanye umwana ni uwacu twese uko ubabara nanjye ngomba kubabara umwana wanjye naramukabuza nanigendere. ugiye hese none umwana w'abandi namuburara nabigenzana Agomba kumfata ahubwo nanjye nicyo nagushishikariza kugira ngo uze dufatanye urugendo rw'agakiza. ariko se James Karama uranyanga bigezaho ubwo ni ukukwanga kukugira inama nziza wowe uragira ngo njye ntandukane na primonsi yanjye nkunda cyane ngo ngiye gusenga buriya rero reka nkwereke no kukwirenga kugira buriya reka nkwereke rero iki kintu buriya kitashoboka njye nshobora kuza nkaza gusenga ariko ntabwo nareka icupa kandi kuza kwishushanya imbere y'Imana ntabwo nabyemera ngiye ntabwo wabyemera. reka buriya rero uko wagenda uza gahoro gahoro ni ukuvuga ngo nimba uyu wanywaga amacupa 10 nuza bitewe n'ijambo ry'Imana bakumvishije bitewe n'uko ryagukoze ku mutima. Ako se sheri hano nagusohokanye ni heza. Ni heza. Ako se ibya wa mugabo wawe wamusize mu rugo cyangwa yagiye mu kazi? Yagiye ariko bagiye kuza. Oya nta nubwo yagiye ahubwo yahobagiye. Sheri ntabwo bize uburyo ngukunda. Nanjye ndawukunda. Sheri Karama. umugabo wawe yagiye cyangwa arahari? Yagiye. Yagiye mu kazi? Yagiye mu kazi. Ubwo nanjye nizere ko ijoro ryose ari jye nawe. Oya ndahari. Turi kumwe? Turi kumwe. Uzakuraho rimwe ejo kabiri nugaruka niba kubwiriza irindi naryo rigukora ya James ubwo utangiye kunyigisha bya bindi byanyu by'abarokore reka nikomereze nanjye ndimo nihuta ahubwo buriya ndagutumiye uzansure mu rugo tuganire birambuye. nese yakamye wayishyize noneho ko mbone kugenda n'amaguru yakamye yanjye rero iraparitse maze iminsi iri mu igaraje hari utwuma twangiritsemo muri ino minsi hari ahantu ndi kureba akantu k'akazi nshaka kuzakurangira ahantu tura nk'amaturu nk'abiri y'agacanga nabonye uri imfura nta n'ubwo ugica amafaranga menshi wowe. isoko nuko kandi nabonye irahoho yawe ni nini ni nini cyane babura abantu bose dore abantu bo muri izi karitsiye zose baranyemera kubera ko iba yuzuye. oya nta kibyo tuzabivugana nawe ubundi sawa rero urakoze sawa sante sana yego Sheri ahubwo nari nabukinze hano akumba ahubwo reka tube tugiye kwiruhukira. Tugenda. Karame umeze bite se? Ni byiza. Umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Numva nshaka kuganira nawe. Kuganira nanjye? Hari ikibazo ufite se? Nta kibazo wanganiriza. Utinya kuganira nanjye se? Maze iminsi mbona wigunze, mbona ucecetse, mbona mbese ngutuma ukaza n'ibyo nagutumiye. Nta kibazo wumva ufite? Nta kibazo mfite. Wumva utuje se? Mba ntaje umutima umutekano. Ariko mbona utisanzuye cyangwa tugufata nabi. Shama mfata nk'umwana wanyu, nanjye mbafata nk'ababyeyi banjye nta kibazo.
kandi wese inshuro nyinshi ngusanga wigunze aho nk'ubu ngusanze nabwo ucecetse uri wenyine uba wabuze se undi mukina Lydia mbese ejo ko yagiye akaba yarataje nta makuru yuzuye nta kintu yigeze ambwira agiye kugenda nta kintu yakubwiye aya arakubwiye nta kintu yakubwiye kuri ma nta kintu yambwiye cyangwa uri kumpisha oya nese ubu naba nguhishiriye kandi dore turi twenyine ndashaka ko tuganira ukamfungukira ukambwira keka nimba untinya oya ntabwo mutinya nta kintu Lydia ajya kugenda yambwiye n'ukuri ariko arakubangamira sha Lydia ntareba ihe pe mbese kuva na kera ukiri iwanyu nako wahoraga wigunze ucecetse nyine kubera umuntu aba yaravukiye mu cyaro ntabwo umuntu aba yaramenyeye kuvuga cyane niba bavuye kwahirira inka ni ukuza ugateganya n'ukicara ese hari ikindi wakora mu cyaro ho nta n'abana benshi baba bahari nyine ngo mwavuye ngo murakina iyi furari mbonye hanze ra ni iyande furari imeze nk'iy'umugore wanjye ni iyande ndagugerera hano hafi ariko ashobora kuba ari hano dushaka ukuntu dusohoka nyingiriza uriya ni umugabo n'umugabo wanjye haguruka ndashaka ukuntu nyingiriza tugenda ariko uzi ko telefone yanjye yibagiwe ibyo birakureba jya kuyinzanira ujye kuyirebera wowe ubwawe mbabarira sinsubire hariya umugabo wanjye ngera ahita mbona mbabarira usubire hariya hepfo wirebere telefone yawe mbabarira ahubwo njye nigendeye mbabarira rwose sinzagura indi